ndakwinginze dufite igihe gito. Uri umugore, uri umugabo, uri umusore se, uri inkumi se, reka gutakaza umwanya. Ubwo ntitwavuze umwanya tumara twiyitaho, ni munini, ni byiza, biradukwiriye, tukagereka sosial, tukagereka biriya byose byitwa kubura ubwenge. Hari igihe ibihe biguseka, situation zikaguseka, abo mu biziranye bakaguseka, bavuga ko wagiye ibyo bintu byo gukabya n'abandi bose ko basenga ariko ko babaho gutya na gutya, igihugu kikaguseka pe. Ngo ngende umukristo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize ngewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngende umukristo umva ubwo buntu. Uzwari igihe isi kwizengurukira ukajya wumva ko umukristo ari kugwisha ishyano, n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Ngende umukristo umva ubwo buntu, data gwe kumva ubwo buntu. Wowe ufite ibintu uri muhomba kubera ubukristo, uburiganya bwa Satani ntibugufate ngo ujye wicuza kuba utarakijwe, ngumva ngo nguyo ntakizwa ngo magize gutya na gutya. Ye n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Amahitamo yacu ni Kristo. Kuva twakwemera ubutumwa bwiza tukihana tugakizwa, atubereye amahitamo buri munsi, si ibyo kwicuza. Imana ishimwe ko ndi umukristo, Imana ishimwe ko namenye Kristo, niyo mahitamo yanjye buri munsi, nta mpamvu yo kwicuza. N'ubuntu, si igihano, si umugoko, ntabyo turimo duhomba, ahubwo turimo turabaho, turimo turabuzwa n'umugambi w'Imana, turabuzwa n'icyo twaremewe. Ngende umukristo umva ubwo buntu. Narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngende umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngende umukristo ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ngende umukristo ndi umwimukira, iwacu sino bakundwa, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, data duhe kubihinyura, bye kuba ari byo biba valeri yacu, bye kuba ari byo biba agaciro kacu. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngende umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, nta nzaribayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduwe n'umwami Yesu. Ngende umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi Imana ishimwe ko iduhaye ubuntu, ikaduha uburyo, ikanadushoboza n'ukuri. Tugiye kuganira ku magambo naho tuvuga ngo gukoresha neza igihe dufite. Yakobo 4 igice cya 17. Yakobo 4:17 haravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Yakobo 4:17 ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Hari ibintu byinshi byiza tuzi ariko tudakora, byinshi bitagira akagero ariko tudakora. Bimwe tubiterwa nuko tuba turangaye cyangwa se tutabyitaho cyane, nuko bikaducika. Ibindi se biratunanira kuko turi abantu bari limite mu gihe no mu bushobozi. Ntidushobora kubera ahantu hose icyarimwe, yewe ntabwo dushobora byose, turi abantu bashobora bike pe. Imana ishimwe cyane. Ariko nguzi gukora ibyiza, uzi gukora neza ntabikore bimubereye. Yaciyeho ngo ajye kuyobora, ariko ubuzima bwa Yosefu bwose bwari umwiteguro. Yakiranukiye Imana, abana n'Imana, agumana amagambo y'Imana ari mu gihugu cya kure, ari umugaragu mu rugo kwa Potifari, abana n'Imana, nyirabuja amwifuje akomeza kubana n'Imana, agiye muri gereza nabwo abana n'Imana, akora byose akiranuka rwose. Igihe kigeze cyo gushyirwaho yashyirwaga, bisanga arateguwe. Imana ishimwe cyane. Aho mbaye uyu munsi, aho uri uyu munsi, aragutegurira ejo hazaza. Iyo tudakoze ibyo tugomba gukora muri none, n'ibyo ejo hazaza tubikora nabi. Urugero, ushobora kuba warahamagariwe kuba umuvugabutumwa nkanjye, ukaba utarimo kwiga ijambo ry'Imana, ukazaseruka nk'uko naserutse ntaryo nzi. Imana itugirira ubuntu n'imbabazi. Hari n'ibindi byinshi uhamagarirwa kuba byo. Urahamagarirwa se kuba umubyeyi, uzarera abana bawe, ariko wuzuye ibyuho byinshi cyane. Ejo kandi uzashaka nta kizabibuza, cyangwa uzashaka ariko uzajyana ibyo byuho byose bitakemutse. None yacu iragena uko ejo hacu hazaba hameze. Hakaba none ibindi byemezo by'igitangaza yo kugenda aho uzaba nyuma y'ubu buzima. Ibyo byemezo byose bifatwa muri nonaha. Imana itugirire ubuntu, iduhe gukoresha neza igihe dufite, kuko nikizigera gisubira inyuma. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo rero tugomba gukora, harimo ibyo twe dushaka, harimo ibyo abantu badushakaho cyangwa se badukeneyeho,
ariko hariho n'iby'Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Kandi iby'Imana ishaka nabyo bijya biboneka muri ibyo, mu byo nshaka, ngomba, nkwiriye kuri njyewe ubwanjye cyangwa se ku bantu banyegereye. Imana ishimwe cyane. Hari n'iby'Imana ishakaho ku bantu yazanye bugufi bwanjye, yamenyesheje byo bari banyeneyeho cyangwa se ibyo banakwiriye batazi ko bakeneye. Ibyo byose bishobora kuboneka mu by'Imana idushakaho. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu bintu rero by'ingenzi umuntu uri muri Kristo Yesu akwiriye kwitaho ni uburyo akoresha umwanya we. Kubera iki? Umaze gucungurwa, burya wari uguzwe, wari uguranywe n'ibyawe byose, ku buryo igihe cyawe si icyawe, aho ujya si wagombye kwijyanayo, ibyo ukora ntiwagombye gupfa gukora ibyo ubonye. Wowe wese n'ibikugize uri umutungo bwite uwagucunguye, uwakuguze. Hari igihe turangara tugakoresha igihe cyacu nabi, tukajya aho dushaka, tugakora ibyo dushaka ngo uko twabyiyumvisemo. Bimwe muri ibyo ngibyo biba atari ibintu bibi, kuko turi mu mwitozo w'ibyiza. Byibuze abakijijwe turi mu mwitozo w'ibyiza. Ariko umwanzi wacu ni umuriganya, afite n'ubwenge bwo gutegera mu byitwa byiza ariko utagenewe cyangwa bitari ibyako kanya. Ijambo ry'Imana yatubwira mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya 6 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, mu bikorwa ubuzima sababo ngo bigenge, mu bikorwa ubuzima sababo ngo bigenge. Ngo kuko mwaguzwe igiciro, gucungurwa n'ukugurwa, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Guhimbaza Imana ntibiba mu kanya ka service turi mu iteraniro, turi mu gusenga nk'uku. Ubuzima bwawe kuva wakizwa, uryamye cyangwa ubyutse, twagenewe kubaho duhimbaza Imana. Guhimbaza Imana kwa mbere ni ukuba ahantu no mu bintu Imana yashakagaho. Imana ishimwe cyane. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu. Aka kantu kicare mu mitima yacu, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Igihe Yesu yaragucunguye, yarakuguze n'ibyawe byose, n'ibikugize, n'ubwenge bwawe, n'amashuri wiyigiye, n'ubushobozi na potesha, n'igihagararo, byose byawe byashyizwe mu maboko y'undi witwa Kristo. Icyiza nuko atatuguriye kutugirira nabi. Icyiza nuko imigambi yo kuri twebwe ari myiza kuruta ibyo twipangiye. Ariko umuntu atarabimenya ngo ijambo ry'Imana rigurire muri we, aba yumva ibyo Yesu amusaba ari byo bigoye, ari byo bibangamye, ari byo bibi. Ufite rero igihe inshuti y'Imana cyo gukoreramo ibintu, kandi icyo gihe ntabwo kizigera kiyongera. Ufite igihe cyo gukoreramo ibintu kandi kitazigera kiyongera. Ibyo tudakoze bimwe birangirika, ndetse ingaruka zikatubaho cyangwa zikaba ku bandi twari tubihuriyemo. Iyo tutabikoze bimwe birangirika cyangwa se ukazabona ingaruka kuri twe cyangwa ku bandi. Iyo tugiye ahantu cyangwa mu bintu tutagombaga kubamo, ibyo twagomba kubamo biratubura. Nuvuga ngo ni mu guhugira umugani wa yandirimbo ya James na Daniela, ntajye bavuga ngo iki, umukoro utari uwawe. Gukora umukoro utari uwawe. Iyo ni mu gukora umukoro utari uwanjye, umukoro wanjye urimo gupfa, urimo kwangirika. Muri uwo mwanya abakijijwe bakundwa, Imana iduhe rwose kongera gutekereza ku gihe twahawe, kitaziyongera, kitazanagabanuka. Iyo tugiye rero ahantu, nako gishobora kugabanuka. Iyo tugiye ahantu mu bintu tutagombaga kubamo, nuvuga ngo ibyo twagombaga kubamo biratubura, tugakora ibyo tutagombaga gukora, hanyuma ibyo twagombaga gukora bikaba biratubuze cyangwa se tukaba tubiburiye umwanya. Kubera kuri limite, ufite imbibi, ufite intege nke, sishaka kubera ahantu hose icyarimwe, sishaka gukora ibintu byose icyarimwe. Ariko iby'ingenzi nagombaga gukora, iyo ntabigiyemo umwanya, nakwiyongiye mu byo ntagombaga kujyamo, iby'ingenzi nagombaga gukora birambura, simbe nkibikoze. Nagira ngo twibukiranye ko dufite mission kandi ni igihe gito. Yesu yaravuze muri Yohana 9 umurongo wa 4, Yohana 9 umurongo wa 4, bari mu kubona wa mugabo wavutse ari impumyi. Abigishwa be nundi bibazo bye baramubaje ngo ariko se niwe wakoze icyaha, ubundi kuki ari impumyi, ubundi kuki bikubaho bikubaho nuko wakoze ibyaha. Baramubaza ngo ariko se ubundi ngo niwe wakoze icyaha, niwe cyangwa n'ababyeyi. Kandi muri ko yavutse ari impumyi, ariko nabo bari barangayemo gake, nose ariko yaragikoreye mu nda ya nyina, ngo ariko se niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi.
Yesu aravuga ngo byabaye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ariko ibyo bintu kuko biba mu kumenya ko Imana konyine nta wundi muntu uba ubizi. Nk'uwo mwana ababyeyi beza biberaga mu isinagogi babyaye umwana w'impumyi, Imana ntiyabagisha inama ngo babwire ngo ni kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe, bamwisanga batyo. Ariko ngo byari bibereho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ibintu bitubaho bikubaho kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro mu gihe runaka. Reka twisomere Yohana 9:4 ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkwiriye gukora, uyu ni Yesu, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Muri iri jambo ry'Imana avuga ngo dukwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakibona, dore bugiye kwira, kandi iyo bwije nta muntu ushobora gukora. Nibwira ibyo asabwa gukora muri none nzaba ntakibashije kubikora. Ibyo usabwa gukora nibwira uzaba utakibashije kubikora. Ushaka kuvuga uti si yuko ari Yesu nyine kandi yarafite n'igihe gitoya, ariko yaratubwiye ko amaze kugenda natwe dusize mu cyimbo cye. Muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 21, Yohana 20:21 ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Misiyo imwe mu buryo bumwe, uko data yatumye Kristo niko natwe adutumye. Hejuru Yesu yivugiye ngo nkwiye gukora imirimo y'abantu yakiri ku manywa, bugiye kwira. Tekereza umwami w'abami ko nawe yarazi ko hari igihe buzira. Wowe nanjye turi bande barangara ku kigero ubwira ko butazira, ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yongera kubabwira ati muri Yohana 20:21, aha yapfuye yazutse arimo ababwira ibyo bagomba gusigaramo. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye batumye. Nagira ngo urekeraho kumva udakenewe mu bwami bw'Imana, urekeraho kwibwira ko bakana ka barahari, n'aba nabo barahari, abangaba baranabishoboye, njyewe sinanabishoboye. Nagira ngo umenye ko misiyo uyifite kandi wayihawe, kandi iyo utarimo kuyikora hari abantu, hari ibintu, hari ubwami bw'Imana buba burimo guhomba. Mani tugire ubuntu. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Njyewe utanse mu ntege nke zanjye, mu ntege nke zawe, n'ubushobozi bwawe buke na bibiri utazi, n'ibindi bintu byinshi utazi. Rega ntabwo ari biya gusa, n'ibindi usabwa gukora mu bawe, ariko wakwipima, wakwishyira ku muzani ukajya ushaka ntubishoboye, ubwenge bwabwo ntubufite. Ejo hari ikintu ndimo gusengera Imana gisaba ngo mu bwenge, ibi bintu ntabyo nzi, sinzi no kubikora, ariko ndagusaba ubwenge. Rega rero bitugenda aho tudafite ubwenge tubumusabe. Imana ishimwe cyane. Nizo ntege nke zawe n'ubwenge rimwe na rimwe buducika tukumva ntibuzuye. Yatubwiye ngo uko data yamutumye Kristo wari Imana washoboraga ngo ariko uko yamutumye mu gipimo kimwe niko natwe yadutumye. Ibi bintu nibiticara mu mitima yacu tuzahora dutakaza umwanya, tuzahora tujya mu bintu byose bidushaka byose. Kandi agiye mbabwira ngo bidushaka twebwe bakijijwe biba ari ibintu byiza, biba ari imirimo myiza, biba ari ibikorwa byiza, biba kujyana n'abantu ahangaha hirya no hino, ariko tuzitaba byose kandi tutarahamagariwe byose. Imana twigishe gukoresha igihe dufite neza. Imana ishimwe cyane. Ubwenge, kumenya icyo Imana ishaka n'uburyo dukoresha igihe ni ibintu bifatanye. Ubwenge, kumenya icyo Imana ishaka no kumenya gukoresha igihe neza ni ibintu bidatandukanywa. Umunyabwenge azakoresha igihe cye neza, azamenya icyo Imana ishaka, ariko umupfapfa ntazaharanira kumenya icyo Imana ishaka kandi igihe cyazagikoresha nabi. Imana itugarukeho ko bw'imbabazi zayo. Mu rwandiko Pawulo yandikira itorero rya Efeso igice cya 5 umurongo wa 15 tugeze kuri 17. Urwandiko Pawulo yandikira itorero rya Efeso 5:15 tugeze kuri 17. Turasoma muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Turi dimming the time. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Iminsi yose ni mibi. Utavuga ngo ndi mu bihe byiza, waba uri mu bihe byiza. Isi iri mu minsi mibi kuko isi irimo irashirana no kwifuza kwayo, kandi natwe nitwenda kuyigumaho, natwe turimo turagenda. Iyi minsi ni mibi.
kutabibona ni uguhuma ku maso gusa. Nutabona ko iminsi ari mibi, genza nk'injiji dore kugenza nk'abanyabwenge, mukoresha neza igihe mufite kuko iyi minsi ari mibi. Noneho rero ntimukaba bapfa, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka, mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Mana ishimwe cyane. Icyo Uwiteka ashaka cyazanye Yesu nuko nta muntu n'umwe wazarimbuka. Ni top priority. Sinzi uko nabivuga, ariko nicyo, kuko ibindi bintu byose biri temporary, ariko ibyo kurimbuka no kuragwa ubugingo buhoraho ni by'iteka ryose, ntacyo wabikora. Uyu munsi natinda kwiga nkaziga ku myaka 60, natinda kubona amafaranga nkazabona kuri 80, kandi igihe umuntu yibwira ngo nabona kuri 80 ntazaryohewe, nagiye ko n'abakecuru bafite nabo bararyohewe. Ibi byose byiza aho biziye biraryoha, ariko biri byose ibyo ngibyo ni iby'agahe gato, ariko ubugingo buhoraho no kurimbuka by'iteka nyine ni iby'iteka nk'uko byitwa. Imana itugirire ubuntu. Ikintu rero Data ashaka, yego arashaka ko wabyara, arashaka ko wakwiga, arashaka ko watunga, niba bizamuhesha icyubahiro bitazakujyana kureye kurushaho, cyangwa bikagutera ubwibone bugutera kurimbuka n'ibindi ngibyo ngibyo. Ariko ikintu Data ashaka kuruta ibindi bintu byose ni ubugingo bw'abantu. Mana ishimwe cyane, kuko ubugingo bw'abantu buzabaho iteka, kandi buzaba ahantu habiri honyine, buzaba hamwe n'Imana cyangwa bube mwirimbukiro. Imana itugirira ubuntu. Icyo Uwiteka ashaka rero uko nta muntu n'umwe warimbuka. Umurongo wa 17 wari tubwiye ngo noneho rero ntimukaba bapfa, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Imana yakunze abantu cyane biyitera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera uwo mwana atagira gute, atarimbuka. Kubera urukundo Imana ikunda abantu, yifuza ko nta muntu n'umwe warimbuka. Ariko we nanjye kurimbuka ko abantu no kutarimbuka tubifite amarayika buzaba bwavuzwe n'abantu bakizera bazakizwa. Gukizwa no kwamuka ariko kuvuga, kugaragara, kugaragaza, kwera imbuto byose ni ibyawe, gusenga byose ni ibyawe. Imana ikwibutse ubuntu bw'igitangaza na responsibility n'icyizere yaguhaye inshingano zikomeye, irangije duha icyizere gikomeye, itubikamo ubuzima bw'abandi bantu. Imana yo yifuza ko wakwitwararika ku bantu batarakizwa. Mu rwandiko Pawulo y'Abakolosayi igice cya 4 murongo 5 na 6 nawe avuga ibyo gucunguza uburyo umwete, ariko akavuga kwitwararika ku bantu batarakizwa. Abakolosayi 4:5 na 6 muri Bibiliya yera haravuga ngo mugendere mu bwenge kubyo mugirira abo hanze, mugendere mu bwenge kubyo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete, ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Bibiliya ijambo ry'Imana yabituvugiye neza. Kuri 5 haravuga ngo murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo. Mana yanjye, murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Yewe we, murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Muhorane imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro, bityo muzamenye uko musubiza umuntu wese ugize icyo ababaza. Data yaduhaye no murimo atayobewe ko mwisi tuzagira ibitujomba, ibyatwambura imvugo nziza, ibyatumerera nabi, ariko yari yizeye umwuka w'Imana yaduhaye, yarazi n'ubuntu yaduhaye. Murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Muhorane imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro, bityo muzamenye uko musubiza umuntu wese ugize icyo ababaza. Subiye muri Bibiliya yera, mugendere mu bwenge kubyo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete, ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Mu Gifaransa hamwe havuze ngo let your speech be always with grace seasoned with salt. Ijambo ribe rihetse ubuntu bakundwa. Umunyu mwibuka kuzana kuryoha. Abantu twatikuye amagambo. Mana yanjye, Mana tubabarire, iduhe kubizirikana no kubyibuka. Niba unaniwe wumva ari ijambo rigenda gusohoka, Mana dushoboza kuricecekaho gatoya. Tujye twitondera uko tubana n'abantu bo hanze, tujye twitondera twitwararika uko twifata ku batazi Kristo. Muzi ko twagiye dushukwa tukajyana naho twitondera uko tubana n'abapasiteri bacu, ariko kuba hanze tugahitana tugahirika tukamaraho.
Imana itugirira ubuntu. Kubera iki Imana ifite ko twitondera bari abantu bari hanze, nuko ishaka ko ubugingo bwabo bucungurwa, irashaka ko batazarimba, kandi ni wowe cyitegererezo ngo bafite. Mwumve igitangaza, ubu ngo ninjye cyitegererezo bafite. Twitondere ibyo bintu babifatanyije no gucunguza uburyo umwete. Kuki ducunguza uburyo umwete? Nuko niba pfa tutababwiye ibya Kristo, tutabiberetse, baraba barimbutse. Mani tugira murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Abantu badafite Kristo turi kumwe uyu munsi, ejo ntituzaba turi kumwe. Imana iduha ubuntu, Imana iduha imbaraga, Imana itwuzuza ubushizi bw'amanga, Imana itwibutsa aho tujya, kugira ngo bidutere umwete wo kubwira abatarimo kugendana natwe, kugira ngo nabo tuzasangire mu bwami bwa Data. Imana ishimwe cyane. Nshuti z'Imana, kuko rero nubwo twifuza gukoresha neza igihe dufite, kandi tukadusabwa dukurwa n'ibintu byinshi, harimo ibyiza, harimo inshingano, harimo ibyo tugomba abantu, harimo ibyo dukeneye kuri twebwe ubwacu, kuko tudashobora kubera ahantu hose icyarimwe no mu bintu byose, twige gufata akanya gato ko kwibaza mbere yuko dukora ikintu, mbere yuko tujya mu bintu. Twige gufata akanya gato ko kwibaza ngo si ibintu bikeneye, ibi bintu ni ingenzi kuri njye, ku mubiri wanjye, ko ngomba gufata neza no gutura umwuka wera, kandi nzakorera Imana ariko nkiri mu mubiri gusa, ku mwuka wanjye, ku bugingo, ku nshingano ngomba Imana yazanye bugufi bwanjye. Tugire n'umwanya wo kwibaza ku bindi tugomba abandi bantu, abankeneye, inshuti zanjye, abavandimwe hirya no hino, abo ngomba kubana nabo mu byiza no mu bibi. Fata umwanya wo kwibaza, ariko cyane cyane iby'Imana ishaka mu gihe runaka no mu mwanya runaka. Muri ibyo byose hari ibyo ngomba abankeneye, hari ibyo ngomba inshuti, hari ibyo ngomba hirya no hino aho dufite inshingano cyangwa turi connecte n'abantu, hari ibyo tukigomba twebwe ubwacu, mwanya wo kugaburira umwuka wacu n'ubugingo bwacu, hari ko kwita ku mibiri yacu, hari ibintu bitandukanye n'ikiruhuko. Burya hari igihe gukora akazi no kuruhuka, kuba mu mwuka byaba ari ukuruhuka kubera ko wakoze cyane, ukeneye kuruhuka n'umubiri kugira ngo uzashobore gukomeza gukora. Impamvu Imana yahaye abantu isabato ko kugira ngo baruhuke, yabera abategetse ngo baruhuke bo n'ingamiya zabo n'abagaragu babo, ntagire n'umuntu uzateka muri iyo nzu, kugira ngo abantu baruhuke bagire imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ni ngombwa ko muri ibyo byose dukenewemo kandi by'ingenzi, dufata akanya ko kwibaza ngo ese iki Imana yanshakagamo muri uyu mwanya, muri iki gihe, kubera ko ntuzakwirwa ahantu hose, nta nubwo uzashobora ibintu byose, ariko ni ngombwa ko dufata akanya ko kwibaza iki Imana ishaka. Kuko rya jambo ryatubwiye mu Efeso 5:17 ngo noneho ntimukaba bapfu, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Ese Imana ashaka ko njya mu isoko uyu mwanya, no kujya mu isoko? Ese no kwicara ku birenge bya Yesu nkumva ijambo nk'uko Mariya yari ameze? Kuko no kwita ku bashyitsi birakwiriye, no kuba muri social, ko Yesu yatashye n'ubukwe, yagiye mu biriyo social irakwiriye, ariko n'umwanya w'ijambo ry'Imana n'umwanya byose ko bikwiriye gufata akanya gatoya ko kubaza Imana igikwiriye, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Bareke dufata akanya ko kwibaza muri ibyo byose bituzengurutse, bidushaka ubushake bw'Imana muri ibyo ni ubuhe. Icyo gihe bizatuma dukoresha neza igihe dufite muri misiyo twahawe n'Imana, turangiza urugendo amahoro, twarakoze ibyo twasabwaga gukora byose, nk'uko bavuze kuri Dawidi, twarakoze ibyo twasabwaga gukora byose, tutarabaye abapfapfa. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 kugeza kuri 38, Mariko igice cya mbere 35 kugeza kuri 38, ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka, uyu ni umwami wacu, nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragira gute? Baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Yagiye gusenga mu museke, abantu baramukurikiye, bamubonye baramubwira ati abantu bose baragushaka. Kandi byamushakiraga byari ibintu by'umumaro. Yari kubakiriza abarwayi, kandi yari afite imbabazi n'impuhwe, yari kubagaburira, yari kubagirira ya neza yose yagendaga bagirira. Ngo ariko arakumenya icyo Data ashaka mu gihe runaka. Ngo arabasubiza ati ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Niki cyashobozaga Yesu kumenya igikwiriye? Nuko yarabereho kunezeza umwe wenyine, ntiyatinyaga icyo abantu bazasigara bavuga. Yabereho kunezeza Data,
kuko gukora ubushake bwa data nibyo byari ibya mbere. Mu bushake bwa data harimo no kugirira abantu neza, ariko mu gihe runaka n'ahantu runaka. Imana ishimwe. Haleluya. Twebwe rero bitoje kuva mu bibi kuko twakijwe turi mu rugendo rwo kwezwa. Imitego idutega ntabwo iri mu bintu bibi, iri mu byiza. Ubwo barimo kwitoza kuva mu bibi nibo ndimo kuvuga. Hari abandi bakiri kaguru kamwe heza kandi habi, uyava mu bibi. Ariko abari hagati y'ibyiza n'ibyiza nibo mbwira. Twabitoje kuva mu bibi. Imitego idutega ntabwo ari ibibi, ni ibyiza. Niyo mpamvu iyo tugiharanira kunezeza abantu tutitaye ku cy'Imana ishaka, ibi simvuga kutita ku bantu bikomoka mu gikomere. Hari igihe umuntu ababazwa n'abantu akifungirana akabanyamwigendaho, si ibyo mvuga. Imana irakagukiriza umutima kuko uhamagariwe kuba mu bantu. Ariko hari kuba mu bantu mu gihe atari Imana yagushakagaho, nk'uko Yesu yabashubije, nimuze tujya ahandi. Abantu bose baragushaka kandi bibamarira ni byiza, ariko nimuze tujya ahandi. Niki cyadukiza kutabera ahantu, kudashakisha kuba ahantu hose icyarimwe? Nuko banza kwita ku kunezeza data kuruta kunezeza abantu, kuba people pleaser. Hari igihe tutaba people pleaser, tutaba abantu banezeza abantu kubwo kunezeza abantu, ariko nasanze bizirikanye n'akantu kubwibone. Baramvugaho iki? Kuko nkeneye kubera abantu bose mwiza. Yesu Kristo nazarwara isereri nako turayirwara. Urumva dukeneye ko tuba abantu beza kandi ku bantu bose. Nukuvuga ngo nubwo wenda ndabatabaye cyangwa se ngiye mu kintu kiri sociale cyangwa se ari igikorwa runaka, ariko mu by'ukuri nanjye ndimo ndirwanaho entre temps, hagati aho ngaho nanjye ndimo ndirwanaho kubera ko nkeneye kugira gute kuba mwiza. Ariko dukwiye kuharenga. Ntushobora gukoresha neza igihe ufite, gukoresha neza igihe ufite. Mu gukoresha neza igihe ufite hari aho bizaba ngombwa kubabaza abantu, kandi hari igihe tubabaza abantu tudashaka kubabaza. Mu mutima wumva wabishakaga kujya aho hantu, uranabakunda, ni n'inshuti zawe, washaka kwicarana nabo umwanya, amasaha cyangwa ukabasura, ariko mu mutima wabyumva umwuka w'Imana yabikumvishije neza ko aho hantu atari ugomba kuba uri muri ako kanya. Kuba mu mwuka atari kuba uri mu iteraniro, ari kuba uri mu kugaburira abana bawe. Hari igihe kuba mu mwuka ari igihe uri kumwe kwita ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe. Hari igihe kuba mu mwuka ari kuba waretse ibirori wari ukunze, washakaga vakansi wari ukunze, ariko ukaba uri mu cyumba cyawe. Hari igihe kandi kuba no mu mwuka ari kujya muri vakansi. Birashekeje, ariko Yesu yabwiye abigishwa ngo bave mu bantu baze baruhuke. Iyo dutinze kucyo abantu batuvugaho no kubanezeza, dutakaza sensibilité y'umwuka, dutakaza amatwi y'umwuka wacu, tujya tuyoberwa. Imana yaduhamagariye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, ariko si yose. Kuki ndimo kuvuga gukoresha neza igihe dufite? Nuko nudakoresha neza igihe ufite, hari ibintu bizagucika. Uzakora ibitahamagariwe, uzakora ibitasabwe gukora, uzakorera kunezeza abantu. Imana ishobora gusaba guceceka. Abasenga murabizi, ari Imana igusaba kwirirwa ucecetse. Kwirirwa muziko mbivuga, ariko ibyo bintu bibaho. Kwirirwa ucecetse, hanyuma akaba ari ibiganiro bigutegereje hirya no hino. Ukamera nk'umuntu utakiryoshya ibiganiro, ukamera nk'umuntu utakiryoshya ikigare cy'inshuti, ariko kumvira umwuka wera bifite agaciro gakomeye kuruta kunezeza abantu. Abantu iyo tubanejeje kubera ko badushima kandi bitubwira bakatwita abana beza, tukumva biraryoheye. Aya matwi yumva, dukoreshe neza igihe dufite. Igihe cyo kuvuga no mu rukundo, tuyivuge mu rukundo. Igihe cyo kuvuga yego bidusaba kwigomwa byinshi, tuyivuge kandi tuyikurikire, kuko si bivuga iteka ko bizaba no. Harimo na za yego zizatuma twigomwa ikiruhuko cyacu, twigomwa ibindi byiza twari kubamo, ariko biri ngombwa ko ibyo bintu tubibamo. Imana ishimwe cyane. Mwibuke icyo Imana ishaka. Irashaka abantu bose bakizwa, bakamenya ukuri. Nta bintu ukwiriye kubamo bitazirikanwemo n'agapapasi kagakiza k'abantu, ko gukomera kw'abantu, ko gukomeza abera mu rugendo, ko gushyigikira abera, ko gutera abatazi Imana, ko bayimenya. Niba ibintu ujyamo bitewe bikonekisemo n'ako kantu, haba hari ikintu kibura. Ushobora kuvuga ute kuba mu kazi gasanzwe? Kuba mu kazi gasanzwe kanzanira amafaranga, ariko amafaranga yagenda yakonekise n'ubwami.
Mana ishimwe cyane. Gutindana n'abana banjye, kurera abana banjye bikwiriye kuba nanone yego ndabarera ko ndi umubyeyi wabo nandi mubyeyi bafite, ariko nibuka ko narera umubiri uzapfa, ndibuka ko harimo n'ubugingo buzabana n'Imana cyangwa bukabana na Satani. Imana uyisabye nanjye nyisabye itwigishe gukoresha neza igihe dufite, tutabaye abapfapfa, tudaharaniye kunezeza abantu. Umukristo ubereyeho gushimwa n'abantu ntazigera anezeza Imana, ntazahorana isereri mu mutwe, ntazagira umwanya wo gusenga, kuko ibintu bidusaba bidushaka bihora ari byinshi. Rimwe na rimwe n'abo Imana yamuhaye bazamubura. Mbese ibi mbivugamo akabyaramwe. Niba uba mu byitwa iby'Imana, kabivuga ariko ntazanabibazwa ko ntabivuze. Niba ushobora kuba mu bintu byitwa iby'Imana, wenda uri umuvugabutumwa, uri umubyeyi se, urakora imirimo yo mu rusengero, uhereye ku wa mbere ugejeje ku wundi wa mbere, kwezi kurashize 2, 3, 5, ufite inshingano mu rugo, ntabwo urimo gukoresha neza igihe wahawe. Ufite ishyaka se ryo gutwara ubutumwa bwiza, ariko nturi wa mu misiyoneri waragiye ngo tumenye ngo turagusezeye, waragiye. Ahubwo ndi umuvugabutumwa kimwe nanjye, wikubise muri Kenya, wikubise Uganda, wikubise Burundi, wikubise Tanzania. Ubwo mu Rwanda ntuhaca niho urugo rwawe ruri. Uvuye Tanzania, ukomereje Burundi, ukomereje Kongo, ukomereje Uganda, ukomereje Kenya, urasimbutse simbizi ugiye Burayi. Ukwezi kurashize, amezi 2, ngo ni ishyaka ry'ubutumwa bwiza. Oya n'uburara, ntabwo ari ishyaka ry'ubutumwa bwiza. Nta n'ijwi ry'umwuka wera ugifite, uruhiye mu mirimo, umwuka wera yarakubuze. Urarepeta kuva ku wa mbere, ku wa gatatu uri mu manyamasengesho, ku wa kabiri uri muri protokole, ku wa kane uri muri sociale, ku wa gatanu uri mu basura abarwayi, ku cyumweru uri mu basura aba muri gereza. Iyo mirimo yose ni myiza, ariko siko yose wayigenewe. Utaha ubukwe buri wa gatandatu, ni byiza kuba muri sociale, ariko hari igihe cyo kuvuga ngo sindi bujye. Niko ko hari ubukwe njye nsiba mbushaka n'umutima wanjye wose, sincèrement. Numva hari igihe ufite abantu bishuti bakuri ku mutima, mwagendanye urugendo runaka mbere y'ubukwe, ukuvuga uko urashaka kubamo n'umutima wose, ariko ugasanga ntibiri bukwirwemo. Ugomba gusenga, ugomba kwiga ijambo ry'Imana, ugomba kubwiriza, ugomba cyangwa se umuntu wapfuye ugomba kujya mu kiriyo, cyangwa ugashyira ku munzani ugasanga hari igihe tubyica, ukara rugendo ukaruha igendo hano no mu muhogo kandi yaruze mbwira umuvandimwe tuzi ko mu muhogo harimo atoneka kubera gukoresha nawe umubiri. Ndakwinginze, dufite igihe gito. Uri umugore, uri umugabo, uri umusore se, uri inkumi se, reka gutakaza umwanya. Ubwo ntitwavuze umwanya tumara twiyitaho, ni munini, ni byiza, biradukwiriye, tukagereka sosiyete, tukagereka biriya byose byitwa kubura ubwenge. Data duha ubuntu, kuko aragukeneye uri umubyeyi,